kabisa urimo uragabanya impfu z'abantu nabyirinze ariko umuntu utankunda dokunda isura yanjye cyangwa ijwi ryanjye aba yate kweri kuko mikoro zose ninjye kamera zose zindiho hari umugabo wageze uvuga ngo nimbona utanshobora yoboka ntabwo nyine yoboka if you can't fight me then join me joining ntabwo nasobigira gute nawe niyo principle niyo moto ugenda n'ubungu nta indi choice ufite Korode yanagize n'imunyegeje ubundi tunaganira ngira ngo afande yaraduhumurije atwibaje se umuvandimwe ntashobora kumushomere ariko fanda tubwira yuko akazi k'ubuvugizi ntago ari nk'umutwe ngo buri muntu afite uwe hari abo byagenewe uwo ni Sajangwanovic igihugu cyatanze opportunities nyinshi ku rubyiruko Korode kapiteni abaga abantu ko tugiye kubagira abashomeri ubwo n'abavugizi yavugaga bamwe b'izindi kipe ntazi ko yabonaga ari ngiri gukora njyenyine Fandra atubwira ati batanze gahunda ya leta irahari nyinshi opportunities irahari nyinshi ushobora kujya gukora umumotari ushobora kuba umunyamakuru ushobora gucuza kudatsinda ugakora ibindi ntabwo ari ngombwa akazi ntabwo ari kubuvugizi gusa si nk'umutwe ngo buri muntu afite nese ubona ubuvugizi uvugira ikipe itsinda itsindwe ntiwayivugira erezo mako njye niko nteye ibintu byose ngezemo uvugiriza itsinda nditegeko ni nayo mpamvu nanasabye na federasiyo mobilisation y'Amavubi bazareba uko babigenza rimwe ba testing nyikore ndi jyenyine bareba izamu mahoro baravanga mu mahoro urumva ntabwo dushobora kubatangira interview turi babiri njye nyine yahagenewe so urumva rero tubaye babiri ngo tuhatangira interview ntabwo byakunda nyine bimeze bite se bimeze neza abayinjiye atwotsa iyo nyinjiyemo buri munsi ikiba kiri bukurikiro ni ikipigo nta draw kuva nagera hano ndabona yatanga ubutumwa mu cyarabu babwira abanyasudani babwira mu cyarabu uyu munsi wabwiye abanyasudani ntubwire abanyarwanda babwira mu cyarabu waresa uduca bisobanuye se biracyaza kandi waresa ntabwo ko ducyona piramide ko utwana bari bakodesheje utwana twaravuga ngo waresa bamaze kudukubita icya kabiri ngo waresa aho piramide wakwifuza kongera kwitombora cyane igihumbi ku ijana niyo ejo wenda nabonye yatsinzwe 7 mbona muri komiseri nabonye Petrojet yateye bingahe 7 piramide yaranengo oya yigikinisha amakipe y'abatoya kuko abandi bari national sibyo ko ariko izi kipe ziba zaradusize uziko nabonye ngira ngo uziko nta mukinyi wa Misiri wa piramide ubanza muri Misiri arimo umwe ubanza muri first 11 nta numwe bafite babiri baza Mareke batandatu barahiri akaza umukinnyi wari Ayini n'uwari Wakla n'uwa City n'uwa Liverpool ariko match ya mbere ya Zimbabwe ndumva ari umusore wari wabanje ari umutara muri Fatu ibintu nk'ibi harundi wavunitse wabanzagamo aravunika yakinaga muri page yabo bamwifuriza gukira vuba ariko ufite wabanjemo ni Mohamed Chibi muri Maroc Hakimatarasi ataraza nayo byarangiriye ngo sasa kipe zazaradusize zikomeye cyane ariko nanjye nta kibazo na kimwe mfite nabyo bindejo nabwiraga fanda mugani mu myaka 3 mu myaka 2 mutegura ibintu bibiri mutegura 10,12 10,10 cyangwa 15 by'amadolari byo guhemba Kagege cyangwa se mutegure umubandari ya kontra nziza muzakira amafaranga kuko ndabona umusimbura mwiza wa Ashraf Hakimi muri PSG nta wundi muntu ndabona ari Kagege niwe muntu mbona byiburi kuri standard urareba abantu numero 2 ku isi ukabona numero 2 kuko Kibwana muri Yanga amasasa nk'umuntu ushaje yakimagenda musiga nta nubwo abanza ndabona rero Kagege narayivuze ariko cyangwa ushobora kubivuga nk'umuvugizi ukabikabiriza ariko Kagege ngewe mufata nka nimero ya mbere mu Rwanda ukina kabiri uvuga ntabwo Kagege akina umupira mwiza ku rwego ngewe ntabwo ndivuga umuntu waje wamubwiyeho kera tumukura muri Marine uyu mwana kwira ibikini umuntu ni wambaye statistique ni umunyamupira arambwira ati uyu mwana niwe nimero 2 ya mbere Kagege naramubwiye n'ibitaba bya bindi byanyu by'abakinnyi bo mu Rwanda ugira gutya ugasanga ntabwo bizaba impamvu bitazaba ugasanga mukuru no uza makuru namenye reba Zidane nta kirimo se Kagege buriya abana na Zidane mu nzu buriya bya bintu byo kuvuga Kagege terera ipasi Zidane
none aramutegeka nka mukuru we tera ipasi niwe wakira abashyitsi yo muje kubasura tekera abantu icyayi umwana yumvira Zidane ku rwego mahirwe akomeye cyane ko abana na Zidane reba ariko na Zidane imyitwarire ni umuntu wakumvira n'abana basenga mama wiwe ahora ku gicaniro kandi byo ni muzima muri no minsi ameze nka Imana imufashe akomereza abana bavukiye Kacyiru si baba bava mu cyaro bati nageze i Kigali agatangira agashukwa n'amatara ni nka Pierre ariko yarambwiye nibyo nkomeza kubabwira njye mbwiye ibintu nakavuga nibiga Pierre yarambwiye ati cyangwa nawuza amahirwe amwe mu buzima bazakore ereri gusa muri equipe nationale twakiniye mu mahoro banshyiremo abandi bazamu ntibazongera kwibuka Stade Amahoro kwa Pierre nta kipe nimwe irahamutsindira muri matches officiel nta nimwe Pierre ariko akantu ka officiel wongeramo inkera y'abayizi ku ntabwo nari mari wabona ari je ntabwo nari mari wabona ari yaye ahubwo cyo uvuga ngo muri match warebye nawe ngo officiel inkera y'abayizi amafaranga yatanzweho batumiye amakipe mpuzamahanga precision zara mu match amicale naho se Talebu niba kritika gasinge umuntu wamurwanya champion gitangira abantu bamukritika muzagera umusaba imbabazi inyera abahizi yari pre-season ni ibintu nyine bitabara niko bafana bavuga kuizi mayonnaise tarafata ariko ngo nibaza ko Talebu ninamwe navuge Talebu niwe mutoza wenyine ngo bavuga mu mikina competition aho turajyana Talebu niwe mutoza wenyine mu Rwanda wenyine ufite abakinyi bakina muri weekend akajya n'abakinyi bakina mu bibyizi Talebu Dr Mpira nibaza ko niwe mutoza nabonesheje n'amaso yanjye Talebu ariko kubatangira kuvugira APR si bwo bwa mbere wishimye cyane uri mu bivuga ati kabisa iyi APR niyo narose kuvugira kusaperi ko ariko yamyezi ariko ntabwo ibyiza byose bigira n'ibyiza kurushaho nibaza ko Ndori asigaranye ikipe byari ibihe biryoshye cyane oya sira mikino itatu enjoyinze kuruta ibi ngibi match ya Musanze hat-trick yaruboneka ku mahoro nari ndimo ndarya ice cream gusa ice cream gusa tubwire rero jamba kuri ibintu by'intasho munyije mu mupira shaka gusuza abafana ba APR bose mu gihugu abari muri za fan club abayobozi bizo fan clubs ngira ngo abaperezida bazo aba vice perezida komite y'umujyi wa Kigali iyobowe na perezida Rukaka Steven harimo ba Maxime ba vice perezida ba Raya ba Tomu abitwa ba Dani ba Nirere abo bose ndabasuje suza komite ngira ngo ku rwego rw'igihugu iyobowe na Fande Kabagambe Fande Ruzibiza abitwa ba Anita ba Jire bose ndabasuje kabisa nsuza ba Fande bakuru aba chairman bose ntashye zibagereho mukomeze mwinjoying ibyiza bya Nyamukandagira mu kibuga abandi usuza ntago byaba ari kubasuhuza byaba ari nko kubihanganisha babuza ababo ndabihanganisha ngira ngo nabonye abavandimwe bari bagiye guherekeza umuvandimwe Kayonza umufana wa Rayon Sport ndamwihanganisha ariko nanaha felicitation abandi bavuye hariya bazi wacu ngira ngo mwabonye ko twakiriye umufana mushyashya ibyo nababwiraga ukiwa hauna roho nye ngo yari umureye wa hatari windani uzwi ese nta kuntu wazabikora ugahindura wasiri abasirisi barabisaba kumuhindura ariko mwako ntabwo mwamenya gashyaka ariko wasi ntabwo yishimye wasira ejo naramuhamagaye rero ibyo nabazaga ujye umuhamagara ukumva ko naramuhamagaye ngira ngo ndebe niba atigeze areba iriya match yari ariheze ntabwo yigeze aza buriya bari badupanze gutera penalty sinzi niba mwarabonye ko nanamanutse nabwo kumushaka rero basanga ntiyaje kureba match Korode muhawe n'Imana ati nawe ntago twatera ubundi forfait naze ntago byabereye mu kibuga gusa by'abakinnyi byahereye mu bavugizi knockout cyangwa se yarebye half time gusa ntago yigeze areba match ntigeze hagera ariko uko naketse ashobora kuba yari mu migina afite cya kizere cya wa murundi ngo wataye miliyoni yatoragura ijana ngo biriko biraza akavuga ati ura ntawamenya ari ndaheba burundu kabisa je namwihamagara ngira ngo ndebe ko ejo yazazana akajya cyabwira abareyo kuri match afite na Ari Hilal uyu munsi telefone y'ishusho 3 atayifata ndavuga nakundi ese haruheruka kumubona ubundi ngisimirutse kumubona pe biragoye na Faustin Yesu kana mwaje akambwira ngo ntabizi ngabo Ruben yarambwira ati ibintu byakomeza Kayonza bintu biravuza ubuwa kanegera umuvandimwe ntawamenya hanyuma abajanga tujye ku munsi w'ejo abantu bakeneye kumenya gahunda za APR ku munsi w'ejo zifashe gute APR izakira Elimelek nubwo ubikerensa ariko Darkonovic uburyo atandukanye na APR sinzi ko biramuvamo akeneye guprovinga yuko yagiye igihe kitageze
APR ikintu ishinjwa amagingo aya ngaya ni ugukina imikino n'amakipe akomeye neza, igakina yenda guhezwa umwuka n'amakipe matoya. Muri rusange iki cyumweru abantu bitega iki, abafana ba APR bitega iki ku Mahoro saa 9 none? Mpere kuri ibyo ngira ngo igihugu cy'abaturanyi nicyo kivuga neza, bakubwira ko ngo saa nzuri ya mazishi, saa nzuri ya kumuzika mtu ni saa 9, ubundi saa 12 niho abantu bavuye kugira barimo barakaraba ngira ngo, ariko isaha nziza ni saa 9. So icyo wenda warugarutseho gatoya ngira ngo ngireho mvugaho Ruvuyanga, ngo APR ngo ikina match nini ngo ikipe ntazi kayivanga. Nibaza yuko Taleb ntatandukanye n'abano bandi bayobora amakipe yandi ma equipe. Ngira ngo Taleb ntago ari coach, Taleb ni manager rero bagomba kugira icyo kintu cya game management. Ntago match zose ushobora kuzikina kimwe, haba izo za City na za Barcelona ntago match zose zitsinda kimwe. Match ya Real hari ikora ibitego byinshi, indi match yamaraga bikanga. So nibaza yuko rero icy'ingenzi muri champion ukuye kureba kurusha ibindi, ukiya ntago ari knockout ngo ndareserve ibitego byinshi ninjyawe ngo ibitego bizandengere. Icy'ingenzi ni amanota 3. So rero ikindi kandi nabonye iriya kirebo kiribuga cya Stade Amahoro, ngira ngo Ruvuyanga haba kubakinnyi muganiriye haba kumutorize bakubwira ko kirabafavoriza kwirekura ibibuga bitoya ikipe zakoze block bar, bikagora rero kuresista iyo minota 90 ugasanga score niyo mpamvu babaye ntoya. Ariko ndibaza ku kibuga kinini Stade Amahoro, dariko n'umutoza mwiza, tuzi imikinire ye aratuzi. Nibaza yuko abakinnyi cyangwa se squad dufite nka 90% yabanye nayo, arayizi nayo ni kwimuzi. So nibaza imikinire turayizi, ni umutoza ukora block bar, ariko usibye ko bitazamworohera kuri Stade Amahoro kuko ni stade itanga ama espace yo gukiniramo. Ku makarite rero dufite nk'aba Watara, abantu nk'aba Dauda, ba Memeri Dao, ba Barafinda, ngira ngo kuresista iyo equipe ndimo ndakubwira na bench tuba dufite na Taleb buri hariya biragoye. Icyo nabwira abafana ba APR rero, byaba bibabaje bite n'agahinda, byaba koko ibyo batuvugaho kuko byaba ari ukuri, bibaye ko stade match zose twakiriye cyangwa se twakinye n'umukeba za derby byibura 65% by'abafana bari muri stade bari abafana bacu. Hanyuma kuri match twakiriye ngira ngo ya Elmerek tukabura, byaba kabisa ari igisebo ku bakunzi ba APR. Rero ndabashishikariza kugura amatike ari benshi, kugura amatike biroroshye. Ngira ngo nakanyenyeri basanzwe bamaze kubimenyera, akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Aha make ni ibihumbi 2,000. Ngira ngo hanga niho nibanda cyane za VIP ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. So bazaza ari benshi rero bagura amatike hakiri kare. Ubundi ndabizeza yuko Taleb kuri kiriya kibuga cya Stade Amahoro n'abakinnyi na equipe ya APR muri rusange ni kipigo. Yani ejo no kujya Elmerek izaba imeze nka Prison Break nimba irebye, izaba imeze nka gereza, twe tumeze nka Scotfield. Tatuwaje zabiri hano tumutosha ku buryo twamuka. Niko bizayimeze, bazameze nka gereza, twebwe turakteri. Niko bizagenda batakuwa kama jangiri kwenye sanduku. Bazaba nk'igisambo kizaba kiguye mu maboko y'umuntu wagishakaga. Agikora icyo ashaka rero. Rwego cyane match ya Elmerek na APR match ikomeye Samir. Cyane. Navuga yuko nabivuze muri introduction, mvuga yuko ubwo heruka guhura hari muri Sekafa Kagame Cup. Yarabatsinze igitego cya Tarawore ndakibuka 2014. Finale. APR bavuga ngo ikinisha ngo twana ngo dusa neza gusa. Ndibuka igihe cyaba Yannick, ba Fisto, Nyinzingabo, ba Iranzi yakundwaga n'abakobwa cyane. Twiga secondaire. Ahubwo ati turatwara nitwo dufana cyane. Icyo gihe Sekafa yabe mu Rwanda irimo polisi ya Kakure Mugeni na Rayoni, harimo match ya APR na Rayon y'Inyamirambo y'igitego cya Fuad cyo muri centre yibuka. APR yatsinze 2-1. Finali Elmerek irabacengagura koko. Irimo umunyamari witwa Traore wacengaga n'ibyatsi ku Mahoro. Abatsinda kimwe ku busa kuri Sekafa yabereye mu Rwanda. Abantu benshi barayibuka, ariko Elmerek yarahindutse cyane uhereye iyo myaka 11 n'imyaka myinshi cyane. Ariko na hano mu Rwanda imaze kwamenyera, yatangiye itsindwa imikino za Bugesera za Gorira. Abayobozi ba Elmerek bamwibutsa ko yavuyemo muri Champions League, baramubwira ati oya ntabwo ari gutyo Elmerek ibaho. Abaseriye cyane akubita imikino 6 atsinda yikurikiranya. Ubona ko ne equipe
nayo ibasha gutsinda ibitego byinshi. Ari nka match yatsinzwe na Musanze 2-0 mu gice cya mbere ariko irangira itsinze 3-2. Na equipe ubona ko nayo ifitemo abakinnyi yego karite si kimwe na Al Hilal kuko Al Hilal na equipe international nuko tuba tuyibona hano mu Rwanda ariko abandi muri Afrika barayitinya. Na equipe ikinyamatsinda ya Champions League imyaka 7 yikurikiranye. Na equipe ihora mu matsinda kandi kanayarenga. Al Hilal wenda yo ubona ko ifite urundi rwego runaka iriho. Cyane ko no muri Sudan El Merreikh bayishinja kare equipe yagumye kuri gakondo itigeze imoderniza buyo imiyoborere n'imikinire n'ubujyanye n'uburyo ibayeho usanga ari equipe itandukanye na Al Hilal kuko Al Hilal igira stade yayo no ku rwego mpuzamahanga ariko El Merreikh yajyaga gukinira muri Libya kandi ikibuga cya Al Hilal gihari kubera ibintu by'ubukeba n'ibiki byose. Igihari El Merreikh hano iri gukina hano mu Rwanda nabwo si nziza cyane ariko nanone ndi equipe yatanga challenge. Tugiye kwireba muri Angre iri hejuru ya Polisi iri no hejuru ya Rayon Sport. APR ni umwanya mwiza wo kuyipima tuyirebe na kwa kundi tuvuga amatsinda n'iki ibonye ikipe navuga ngo ku rwego rw'amatsinda nka ya kipe bahora muri round ya nyuma ushaka kujya mu matsinda tukayipima byanyabyo twaba se kiri gutsinda hano mu Rwanda imaze match 6 itsinda yikurikiranya ese yatsinda match ya 7 igatsinda El Merreikh tukabireba igatsinda byanyabyo. Ni El Merreikh niramuka itsinze nka APR ikagera 33 irahita isiga na APR. Irahita isiga urumva APR gutsinda yafata umwanya wa mbere El Merreikh itsinze yafata umwanya wa kabiri. Urumva rero biraza gukomera twafata umwanya wa mbere Polisi irakina ryari ndibaza El Merreikh ahubwo na Prito Al Hilal uyu munsi rawuraraho niba yatsinze urutonde nimeze Polisi ifite 38 yego umurumva izigamye ibitego 11 yego ikipe ya Al Hilal ifite 32 izigamye 25 ikanganya na APR ikanganya na APR izigamye n'ibitego 11 ngo El Merreikh ifite 30 izigamye ibitego 8 nibyo iyi weekend yo Al Hilal irara ku mwanya wa mbere kuko niyo byo gusaka Murera egari ku mwanya wa mbere niyo twaba tuzigamye 25 cyangwa iratsinda Rayon niyo abantu muvuga Murera yakanejeje ruvuya amaze iratsinda Rayon yaba ari twe tuzigamye ibitego 25 Al Hilal izigamye ibitego 18 ibitego 8 byajyamo Maperi gomba ikipe nabonye ubusa yarakoze bujye mukigize kuri kuma rero mbabwiza ko ikipe nyaranye uziko abantu bazavumbura ibintu mu mupira bitigeze aba bantu babanje kurokrita abakinnyi baderi none n'umutoza yari yagiye bamuzanye umuti akagubiza kuri kiba n'umutoza yari waderi gusa ngomba ni agori n'umutoza nawe yagarutse ariko nawe yari uwa deribi kurokrita abakinnyi n'umutoza wa deribi abasinzi impamvu atashyizeho n'umuvugizi wa deribi ariko n'ubundi yari ahari wabona bari bashyizeho undi ntabizi nazo n'ubundi bataje kureba mace ariko ashaye ikipe Al Hilal muraza gutungurwa saa 11 n'igice naje niko mbibona uvuya reka nkubwize reka nkurongo kukonfirma noneho Al Hilal Rayon Sport igize nk'ikosa igize nk'imyako ku giti cyane Al Hilal igatekereza match ya Mamelodi Fast Revenue yayo ntibanze bakazana bya byana by'ibibenche ibitego 7 birinje ahubwo basenga Imana babanzamo ikipe ibanzamo byibura ushobora gukina